noneho arabagira imboro ndende ntibazikoreshe, arabagira ingufi abakamenya kuzikoresha. Kandi murabizi abakobwa bakunda abasore bafite imboro ndende, ngo ni nini, ngo iriya, ngo niyo sawa, ngo niwe mwiza, mbese bakavuga amagambo menshi. Hoya ibyo ntabwo aba ari nge ntabwo beshye nkunda umuntu uzi kurongora uko yaba ingana kose pfa kuba angezaho nifuza. Ntabwo waza undataho niyo waba ufite imboro ingana n'umunara w'ijari nta itazi akazi ntacyo yabikumariye. Worongora umuntu umvugishe, urongora uri kumuganiriza, uyikoreshe neza, uyigeza igomba kugera. Ibyo byo guswera muvuga ngo ndaguswera ngo ndarangije ngo ndigendeye, ibyo ngibyo uzabyibagirwe. Fata imboro yawe nk'uko ari igikoresho cyawe uyimusweze, n'ubundi nibyo byamuzanye. Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu bakuri iki kiganiro umunsi ku wundi, dukomeza kubibutsa yuko mugomba turi gusaba yuko mugomba kudukorera subscribe. Tugarutse ku cyigisho kivuga ngo imboro ntoya n'imboro nini, ingufi indende. Reka duhere ku mboro ngufiya kandi ntoya. Ufite kuba ufite imboro ngufiya kandi ntoya ariko utazi uzi kuyikoresha, warongora n'umuntu akanyurwa. Kuko nkanjye ushobora kundongora nkumva imboro yawe iranyuze, mbese nkumva nta kibazo pe, sinyifeke umuntu uko ari ngufiya cyangwa se ari ntoya, umva nkumva iranyuze nta n'ikibazo mfite. Ariko hari abafite imboro ndende banaziratana, ngo ngiye mfite imboro ndende, ngo nagurongora ngo ukemera, akavuga byinshi. Nyamara hari abazigira batazi kuzikoresha. Kugira imboro, uzarata imboro uzi gukoresha, ntuzarata imboro y'ikigwari. Uzavuga ati njyewe mfite imboro njyewe runaka, narahiriye kuzayikoresha gutya na gutya, nzarongora runaka gutya na gutya. Urumva? Noneho uko ugenda ugira iyo ntego yo kuvuga ati njye narongora umuntu nkumva ko mwemeje, niko nawe ugenda urongora umuntu koko akavuga ati uriya musore kweri. Noneho arabagira imboro ndende ntibazikoreshe, arabagira ingufi abakamenya kuzikoresha. Kandi murabizi abakobwa bakunda abasore bafite imboro ndende, ngo ni nini, ngo iriya, ngo niyo sawa, ngo niwe mwiza, mbese bakavuga amagambo menshi. Hoya ibyo ntabwo aba ari nge ntabwo beshye nkunda umuntu uzi kurongora uko yaba ingana kose pfa kuba angezaho nifuza. Ntabwo waza undataho niyo waba ufite imboro ingana n'umunara w'ijari nta itazi akazi ntacyo yabikumariye. Worongora umuntu umvugishe, urongora uri kumuganiriza, uyikoreshe neza, uyigeza igomba kugera. Ibyo byo guswera muvuga ngo ndaguswera ngo ndarangije ngo ndigendeye, ibyo ngibyo uzabyibagirwe. Fata imboro yawe nk'uko ari igikoresho cyawe uyimusweze, n'ubundi nibyo byamuzanye. Urumva ko ifite n'imboro ndende kandi byibushye urayiratana, noneho akarusho izi no gukora. Urumva? Nge ndikwigisha abasore, abafite imboro ngufi, abafite ndende, mwese mudukurikire ko dufite ubushobozi bwo kubabwira ibyacu abakobwa dutekereza. Ufite imboro nini ntabwo uzi kuyikoresha, ufite imboro ngufiya uzi kuyikoresha. Ubwo zuri kumva wandi ufite imboro nini amaziki nyine nuko yikoreye gusa nkuko waba wikoreye umutwaro w'ibirayi ariko atari ibyawe. Jya wiyemera ikintu washobora gukora, icyo utashobora gukora ujye ukihorera. Ujye uvuga ati njyewe mfite imboro yanjye ni ngufi ni ndende, mfite ukuntu nzayikoresha, nzayirongoza. Umuntu avuga ati wandongoye rwose nemeye, undi ati sinzayirongoza, ati niyanjye nzayirongoza uwo nkunda. Ntukavuge ngo uzarongoza imboro yawe ukunda neza, kuko nuko uri kurongora muri ayo masaha uba wamukunze. Yego umutima wawe ntabwo uba wamukunze, ariko umubiri wawe uba wamwishimiye. Imboro ndende ushobora kuba uyifite pe, ariko iyo ugiye kurongora umukobwa ushaka nko kunyaza,
ntabwo uyifata ngo uhere kwibya ngo uyifashe, ufata ku mutwe wayo ugakoresha umutwe wayo ukanyaza nyine wa mukobwa. Hari umukobwa ukunda kumunyaza agaramye, guha uw'inyuma se yunamye. Abakobwa baguhereza bitandukanye, ukamenya ukuntu ukoresha iyo mboro yawe ukurikije ukuntu aguhayemo. Afite kuguhera inyuma ugafata hafi y'amabyi, afite kuguhera imbere ugakoresha hafi y'umutwe. Noneho iyo umukobwa aguhaye igitsina nka gutyo, kuko abakobwa twe dukunda kunyazwa ni ibintu bya mbere ku muntu w'umukobwa. Ahubwo ikindi kintu kizima nuko iyo ugiye kurongora umukobwa wowe umubaza icyo akunda mu mirongorere, ukunda iki, akakubwira ati nkunda iki nanjye iki, byose akabikubwira ku murongo, ukamenya ukuntu umurongora. Kubera ko ufite imboro ndende ntabwo yayitinya, kubera ko ntabwo aba ari umwana, nawe ufite ukuntu uri buyikoreshe kandi ukamenya kuyikoresha kuwo muri kuryamana. Reka tugaruke ku muntu ufite imboro ngufiya. Umuntu ufite imboro ngufiya ashobora kukurongora ukanyurwa pe, kuko aranyaza, kubera ko abazi ko ari ngufi nyine akayikunyaza nyine cyane, kubera ko aba ari kuvuga ati ntagira mugeraho. Wahita agira ubushake bwo kuyikugezaho vuba vuba kugira akunyaze nyine unyurwe, atari nka babandi baza ngo ndamurongoye ngarapfubye ngo none ngo bigenze gutya na gutya ngo kubera ko ngo ndageje imbere ye. Wapi, rero ndababwira akajambo keza ko kugira nyine ngo mujye mumenya ukuntu murongora. Fata umukobwa muri kumwe umubaza se ukunda iki, nusanga akunda kunyaza, ufate yambo ya umunyaze paka avuze ati ndeme, paka amazi amushira. Noneho nawe ufite imboro ndende umenye ukuntu uyikoresha, nawe ufite ingufu umenye ukuntu uyikoresha. Buri muntu wese ku giti cye ari kontrola, ahubwo kugira tubabwire ibingibi ni ukugira ngo tubahishurire amabanga yabo muryamana. Mujye mubabaza ukunda iki nyigukorera, wasanga utazi no kugikora ujye udukurikirana umunsi ku wundi tukugezeho ibiganiro bitandukanye. Reka tugaruke ku bakobwa. Ari umukobwa ujya gusura nk'umuhungu, umuhungu yamurongora, umukobwa agahisha ikimurimo, nyamara ntabwira umuhungu ati nkunda iki, sinkunda iki ngiki. Umusore bikarangira amurongoye uko yishakira. Ariko ni byiza ko uri umukobwa wowe ukisabira, ukabwira umusore ati nyamara nubwo bimeze gutya nkunda ibi n'ibi, nkunda ibintu bimeze gutya na gutya. Ukamubwira na poster ukunda kurongorwamo, n'umusore akakubwira ukuntu akunda kurongora, mbese mukabihurizamo hagati, kuko ufite guceceka wowe musore n'umukobwa agaceceka mukarongorana nk'abantu utamenya baribo. Ariko ni byiza kubwira umuntu ikintu wo mugiye kuryamana ukamubwira ati njyewe nshaka kunyaza, cyangwa se nshaka utsome, cyangwa se nshaka umeneshe ucumitira inyuma. Umusore akavuga ati nanjye nshaka unkorera iki, umva. Mbese ari n'umusore ukubwira ati mfasha umanikira amaguru, ukayamanika akagucumita akumva hagejeje. Noneho hari n'umukobwa wumva yuko wamurongora k'inyuma gusa, utakamurongora nyine urukumva muba mubaye abanzi. Ahubwo reka nibire abakobwa akantu, niba urongoranye n'umusore reka guhisha ikikurimo, wamubwira ikikurimo, mubwira ati ngiye nkunda ibintu bimeze gutya na gutya, nange ibintu bimeze gutya na gutya. Amenye ukuntu arakurongora, amenye ukuntu aragufata, amenye ati se kuyu mukobwa namurongoye gutya na gutya yabyishimiye. Umukobwa ati se ko umusore nakimuhaye gutya na gutya yabyishimiye. Mbese iyo murangije kubikora buri umwe ku ruhande rwe aba ari kwitekerezaho, aravuga ati se ukuntu nakimuhaye se pasi byamunyuze. Umusore ati se ukuntu namurongoye reka mubaze niba byamunyuze. Akababaje umukobwa, urumva byari bimeze. Umukobwa ati nta kigenda, kubera ko wowe warangije, umukobwa ntiyarangiza. Nta kuntu nanjye wambaza ngo bimeze gute kandi uzi yuko warangije njye sinarangiza. Nta kintu wazumbwira ko wamanza ukandongora nkarangiza ukabona kuzumbaza ngo byagenze gute. Nta nubwo nanagusubiza urebye nabi, manza umenye ngo narangije sinarangije. Kandi iyo ugiye kurangiza wowe umusore ukumva ugiye kurangiza, ubaza umukobwa warangije cyangwa ugiye kurangiza.
akubwira ati narangije cyangiye kurangiza cyane ntabwo byari byazi ukamenya aho uhera umurongora. Urumva mujye mumenya ukuntu mufata abo muri kumwe, haba umukobwa haba umusore, mu mibonano muyigenze gake kuko imibonano ntagihubuka igenda gake. Urumva niba ufashe umukobwa wiyemeje kumurongora nyine murongore kandi ntumukutse, ubitware nk'uko abishaka nawe azabutwara nk'uko ubishaka. Murakoze.